ari hasi cyane ariko mugerageze mu buryo bwose bushoboka mu nteze imbere nanjye. Ikindi nkora makeup, nkora inzara, ngurisha utuntu tw'ubwiza nk'utumubona mfite impeta z'abageni, utudukomo, ututuraha, amaherena, amashaneti, byose mba mbifite. Abantu babishaka mwamvugisha, mwaje muri commentaire z'ibiganiro byanjye cyangwa se Ineza akabaha nimero yanjye mwambona. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukenda tsinabigorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose kwisuke mutugara, turamukije abanyamasisi, abanyarwanda, abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base, turabaramukije cyane, abanyaziya, abanyafrika, abanyaburayi, namwe turabasuhuje kandi dushimiye cyane by'umwihariko wewe kan subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro cyane, turakora twihuta kubera ko bwije. Turi wabandi twasuye umumama, reka tumusabe atwibwire hanyuma tuganire tuziranye. Karibu. Murakoze cyane, nitwa Aline Rusobanuka, nkorera kuri Aline Makeup Artist. Ari turakwishimiye. Ndi umumama w'abana babiri. Turakwishimiye kandi tugwaye kaze. Asante cyane. Duherukana ubwo mpa kiganiro umaye gutaca amagisha. Niki cyatwitswe ni nutudawa ndagira ngo wagisizwe na gutaha. Ya n'ubye twari twakoze ikiganiro cyiza. Twari twakoze ikiganiro ciza twambaye, twari tuvuye mu gitaramo. Twari tuvuye mu giterane. Twakoze ikiganiro ciza. Mare gutaha urankomera iyo stand, mare gutaha byamabigenda. Ari tugiye ndabizi kuzo ukora ku bintu bijyanye n'umuco, nibyo ndi bikubazeho, sinja kure yabyo. Umurongo wamo ndawuzi niwo ndi bugenderemo. Kubera ko sindi bukujane mu utabamo. Bisa neza nyine iyo uhaye ubwira umuntu ibijanye n'ibyazi. Ari tumaze iminsi tubona abamama benshi, navuga benshi. Abenshi pe YouTube za muri Kenya inyinshi ni zaba mama. Ninde wabatinyuye kuza ku ma YouTube? Wadutinyuye ne wagutinyuye. Oya yindi ubungubu cyane abagore igitsina kobwa c'abanyamurenge batinyaga kuza kuri za nane kuri YouTube, kuri za YouTube. Zagenze gute mwatinyuwe niki? Ubundi twese nk'abanyamurenge ntawabaga kuri YouTube. Mbere bumvaga umuntu uri kuri YouTube ugasanga ni nk'igitangaza, umubyeyi akazavuga umwana wanjye ngo aba kuri televiziyo, umwana wanjye akora kuri televiziyo. Sibyo, nta munyamurenge wakundaga ibintu bya social media. Kubera kuza mu mahanga byagiye bidutinyura, usanga mu makanisa yacu hari za kamera, tugenda duhura na za kamera gutyo, noneho bituma dutinyuka, turavuga reka tubikoremo nk'akazi. Hari commentaire imbere bwabone kuri bagusa bantuka, nta commentaire ndabona. Hapana kugutuka, commentaire iguca nk'intege. Wapi ndayo gusa tugitangira ugira abantu mbamakiya mbasiga. Gusa tugitangira ari igihe nigeze kubona umuntu avuga ariko ngo abagore b'abanyamurenge ngo niki cyabatinyuye cyane ngo kuja ku makamera. Niyo commentaire nabonye bisa nkaho itari nziza, naho izindi babambwira courage, bagize neza gutyo. Hanyuma ari tubwire nk'ibintu bitatu biranga umugore w'umunyamurenge ngo rutavangiye, kuko gatwinjiwegamo ibintu bitatu biranga umugore w'umunyamurenge akavuga ati wa uri hano umugore w'umunyamurenge. Icyambere, umugore w'umunyamurenge ntiyabanzaga abagabo kubaramutsa. Icya kabiri, ntiyasubizaga ngo muramutse asubize abagabo cyangwa se abantu bakuru. Ikindi cya gatatu, umugore w'umunyamurenge ntiyasangiraga n'umugabo. Ako kantare karako duheraho. Ibyo bintu byari ibya kera, siko? Kandi ibya kera generation yacu itandukanye nabyo. Uretse na generation yacu naho turi hatandukanye naho badata babaga. Iyi no generation y'abantu bagabo imyaka 45 kumanura. Gusangira n'umugore ni cyaha? Ntago ari icyaha, ariko si wo muco wacu. Ko ndavuga ubu nyine ibihe turimo ubu nyine. Ntago ari icyaha. Iyo warubaje ngo se ni umuco wacu. Aho. Ntago ari icyaha.
n'ababikoraga mbere ntago cyari icyaha ababibuzaga ntago cyari icyaha ariko niwo muco wacu udasangira noneho abasangira nabo barawishe abasangira nabo barawishe tusangira n'umugabo nsangira nawe nanjye muri abo bawishe nanjye ndimo singira ngo tuzoza tugenda n'ibigezweho sinzi niba ibigezweho ariko ntago byica umuco wacu ugomba kuba umuco wacu noneho washigikiye wa mugabo wavuze ko nyine udusangira n'umugore cyane naramushigikiye arashobora kuba yaragendeye ku muco wacu narengiye kubaza ngo ese uko arawugira nta maceceka sinakibaza arashobora kuba awugira uburyo namwumvise arashobora kuba awugira icyo nakiretse sinakibajije nuko ni ukuvuga ngo gusangira n'abagore ni ukwica umuco ntabwo byari umuco wacu hano turi ni iwacu se ntabwo turi iwacu none kubera ko tudakora iby'umuco w'iki gihugu bazavuga tugomba kujya imahanga ariko ntituba abanyamahanga noneho ubaye nka daniyeli ngo wagiye ibwami aravuga ngo ntazigera yandurisha cyane natwe tugomba kuba ariko bimwe hamwe uruhande rumwe inza mbona ari nk'amafuti nkabona nyine ari ibintu bicuramye bitari sawa kubera ko wagenze cyane ugenda uhura n'indi mico niyo mpamvu ubona ari amafuti ariko ku bantu b'iwacu babona ari byo byiza abandi batazi indi mico ari ubu ufite papa na mama ndabafite ubu papa na mama agira acumba akama agira uwiwe ku ruhande n'uwa papa ku ruhande ntiwoza wumva ari nko kumunena mbere ntaragera ino ngo mbone abasangira nabonaga ari byiza cyane ese wavukiye navukiye mu Minembwe agana Irundo iwanyu oya njyewe navukiye kwa Gakina Irundo nanjye niho nyine ariko we ntavukiye mu bitaro kuri amugaragara wavukiye nko mu murima cyangwa nko mu nzu abana bavukiye mu murima baza bakomera oya neza navukiye kwa Gakina mubazi Gakina nanje niba uzaje mamicori yako ndamamzibuka we hari na gatatu ari twishimiye kuganira nawe murakoze cyane nanjye nabyishimiye satani tuba hagati tugira mu bana nyine wanje nawe y'akazi atari ibindi ku ruhande kandi ntubona ikintu cyatuma ino social media yacikomera no mu bana cyane kabisa mu bana ukaburi hariya ejo ugakorana n'uriya ukumva ko uyu nguyu umurusha sabo ntimukorana ukumva ko uyu murusha zavize mudakorana wow ariko uzi gusaba umuntu wimye ni bibi cyane hari umuntu nigeze kwakiganira kinyima noneho mu minsi ishize aranyandikira uri mu kazi neza ndaga turakoze ngo ariko ngo uzompa ikiganiro ryari namamubwira ngo nuko nabuze message wigeze kunyandikira nayo kuyigusubiza nawe ntiworoshe yarandusha ibihumbi nka 2 ariko nanamurenzeho naravuze ngo ikintu bituma sima banze mu gukora cyane kandi nkore uzubona njengira abatunga bakeya ushobora no kumara amezi ntamutunga mfite ndi gukora cyane nibyo wa mugabo hirya yavuze ngo ikintu gituma ubagusuburaga kuba no gukora cyane turuze nsabye uriya mugore kigana kikinyima kama ncika intege azabona ko nta gahunda nifite mu mihanda ariko iyo akinyimye wenda nabo bafite nk'ubundi buhamya ngabo bagiye bakabibima ariko iyo akinyimye nkavuga ngo wow buriya arimo arambwira ngo turageraho nifuza banza ukore turaje kuri level turadesha ariko iyo umuntu akwimye ikintu nk'ico tumugirira inzigo ugakora cyane pe ugakora pe Imana iziguha umugisha ukamucaho cyane uri mu bantu ngira ngo twavuganye umunsi twahuye umunsi wose tuvugana dukorana ikiganiro kijana tutanaziranye pe jewe nta muntu uzana ikiganiro kubera ko imba nzi ko aho ndi ejo hazaba hari undi kandi uyu nguyu Imana yamuhinzira akamabona nk'akayira gatoya kagacamo akamakubita sinzi nimba uzukurikira umugabo witwa ngo ni Mr Beast Beast umureba kuri YouTube uwo mugabo ngo yigeze kwaka interview niba ari uwe mukinyi aramubwira ngo hoya ahita avuga ati wow ndishimye akayinyimi yakoze umwaka umwe yari amaze kugeza miliyoni 200 umwaka umwe none arangije kazamubwira ngo ariko ngo mfite kuzagusura abwira wa mukinyi abwira wa Mr Beast umureba kuri YouTube afite 500 na miliyoni zirenga yako bamwimye interview mu mwaka umwe yamavuga ngo ngiye kugirisha ari ryiza ndakora cyane
yafunguye cyane 2016 ubu tuvugana afite miliyoni 480 we uwo mukinnyi akazamubwira akaza yamagana akaza azana abayobozi bakomeye abakinnyi bakomeye abantu batandukanye akabakoresha bamukinnyi aravuga ngo show yawe mfite kuzayizamo kandi uwaje muri show yiwe aza kubwira ngo wenda nimufashe kano kantu kakanaga muri ndaguye $2,200 ziba ziparitse ntukanagamo muzijana yamagirisha ari ryiza ryo kuvuga ngo kuba mbwiye ngo ntame ikiganiro nuko nyine abona kiri hasi aracyaciriritse ubu ngubu niyo mu YouTube bazingira ngo kwisi ufite abantu benshi aza posting nka kanti minota 2 miliyoni 70 kubera gusa ko yagize ishari ryiza rimwe na rimwe mu bintu dukora ugomba kugira ishari ryiza yego ryiza pana ry'urwango kavuga ngo ineza azarebwa cyane cyangwa se afite sabu nyinshi kubera ikisenje nto bigerageza kananje nkore cyane ugakora buriya iyo ukorana akazi umutima mwiza imana zigaha umugisha yego ndabyizeye ariko iyo ukorana urwango ufite ishari iriya timu y'ejo bano wenda bakuruta ntuzuva aho uri yego rero ni impamvu mu nkunda muzamureba ibyo nakoze nuko tasharingira bareka kure ibiganiro birashoboka oya ni ukuri ibiganiro byawe byose ndabireba nubwo bavuga ngo biba birimo amatiku ariko ndabireba pe hari n'igihe ntobireba kubera ko ari byiza cyane kubera ko biba birimo amatiku ariko nkavuga reka ngenda namuteza imbere inya no kurayagira sinakubesha nko kwijana tikongira nka 90% kwijana none 10 n'ubwana bwiza ari uranyanga hari igihe ushobora kuba ubikora kubera akazi ariko amatiku yaragira ari irega sinzi mu buzima busanzwe uko ubayeho niba uyagira mu buzima busanzwe atarayo kuri kamera gusa ariko kuri kamera sha uri umunyamatiku we noneho mwangira wa mbere muri Kenya we n'undi umwe aya nabonye ba debut bavuga ngo ngira ihasha ngo ariko ibyo hasha ngo ninjoro asohotse mbere ntago muvuze ariko shamugira amatiku pe yiyumvishije tandukanya nakubwiye n'ubushize twari kumwe nakubwiye ko ntaje ku muhanda kubereka amenyo yaje naje gushaka ifaranga aho ngaho ndabyemera gukora mukabona amatiku ushaka n'ibireba uzi ko nigeze gukora inkuru imwe ndi kuvuga ibya Yesu byanditswe rya jambo rivuga ngo umuco w'isi ndagipostinga namwishira ku mbuga z'imiryango bakaza bambwira ngo mama shawe ngo umurongo su wawe none nashize mwacu ngo yashye ngwana ko dupfunyikira namavuga nkibi ucana makubita yakindi namande ka titire y'inkonkobotse mwisa cyari gufite imbini ari bine namavuga ngo ba bantu bakunda itiku we ariko mbakunda icyo kivuga butumwa cyane geje abantu 400 cyana bagejeje ugomba kuba rero ibyo ukunda ngewe rero nabonye ikanisa ryanje mbona abakristo mfite menye ibyo bakunda yego mare kumenya ibyo bakunda turuzi nk'iki cyawe nicandikaho ngo ari nagira inama mama kirageza nk'abantu 100 ariko nimvuga ngo mana nyagasani ari nibyo akoreye ineza noneho sinzi kazongera gusohoka mu nzu kirarebwa ariko ibyo tuba turi mu mwana arine nakazi nanjye ndabyumva tawundi mutima mubi gusa hari aho mugera mukarengera reka turengere wenda hari igihe kizogera mukabona ko tutari abana babi tuba dufite inzara ibirimo kandi inzara nta kitagukoresha inzara zituma wiba yewe ukama wiba ukora mu isakoshi y'umushitsi warayemo wawe nja ni mbaya ni ukuvuga ngo gahunda ukimeza YouTube kincatuzanye no gushaka ifaranga no kwagura brand cyonyine ikindi sinaje kubwiriza sinaje kugira inama abo ntabyaye sinaje kugira inama abandi cyangwa abo nduta je naje gushaka ifaranga nawe nk'umunsi wo kwisandarika hanze naje no kuvuga ayi wowe nuko amuvuga ngo muze mbabwire Aline ndamuvuze nje twarakora ariko ndabizi niyo mpamvu utarabona nyine ibyanjye kwirinda biruta kwivuza murakoze cyane ari tugana ku musozo ngira bari abantu jambo ry'inkomezi giza jambo mbabwira ngenda babwira ibyanjye aho nkorera okay takibaza channel yanjye yitwa Aline Makeup Artist mugende munkore subscribe please abantu bakunda ineza nanjye mu nkunda ngenda cyari hasi cyane ariko mugerageze mu buryo bwose bushoboka mu nteza imbere nanjye ikindi nkora makeup nkora inzara ngurisha utuntu tw'ubwiza nk'utumubona afite impeta z'abageni utudukomo ututuraha amaherena amashaneti byose mba mbifite abantu babishaka mwamvugisha
mwaje muri commentaire z'ibiganiro byanjye cyangwa se Ineza akabaha nimero yanjye ndahishira mwambona nose sinanakurebye ga ubu ni urupeta ko ari nyinshi oya ni zibiri aringize ngo zifite nk'abanana nk'abangahe bazi kwambitse oya urunguru n'ugwimirimbo to naho kano aka ngaka kafashe umusatsi ese yari ntakuntu mwoshaka ubwiza mutipfumaguye ngo mwanyembike bino bintu ngo mwishongeresheho inzara ntibizokunda kuriya hari aho babonye napfumaguye ukama ugenda zino nzara bakazica n'ugwembe nkizi zanje n'utuntu twambare utu twaha n'utuntu twambare kandi uba mwiza hanyuma akazi kakaba ka none wowe uri mu kazi kuramamaza cyane ndi mu kazi gushiraho izi nzara nibyo bingabura none Nyakibonge kuri yawe yamamaje cyane ko atabivuze hariya yerekanye akazi kanjye yanteje imbere njye ndi kwamamaza akazi nawe yanteje imbere nibyo cyane tuvuze ngo dukureho izi nzara tureke kwambara ibingibi amaherena ntituyashireho n'ibi byose tureke kubishiraho nta kazi kaboneka ubwo se wakora iki nose ukeka ko zino nzara hari mu bwiza ufite hari ikintu zikongereraho cyane kirahari hanyuma binzanira n'abakiriya kubera gusa ufite inzara kubishiraho kubishiraho niko kazi nkora mbese niko kazi ukora ndazitera nibi byose ubona ibyinshi ni akazi none ga nturuzi ari nk'igihe umusaza waruguriye kubona ufite bina kamavuga ngo mbega umwana wataye umuco noneho ga nanje ga bya bindi none iwe yananyita n'indaye nari nanze kubivuga ari ntabwo navuga ibintu kuri bayareka nkuvugire nakwenga umunsi ni discipline ndazamvuga ibyo nje nyine noneho ga tubona ibi by'akazi nanje zatitira zanje mutinya nanje nakazi kandi ibi ngibi nawe ni abantu bari batandukanye sindiyo hano ni mu byashara ariko hari n'igihe byambara ntari mu byashara ariko uganye ntibiza bigaragarira umusaza mukuru neza ko umuntu uvuye ruguru mu gahura ni iry'iwacu nyine twavuye aza kuba akavuga ngo wa mugore ese buriya ari tatu isobanuye ku mukobwa nabonye hari abanyamurenge bazifite usari kubera ko ntayikunda kandi ari ntayo nditeresha ntabyo nzi oya nyine kuvuga ngo wenda tukabona ngo uyu mukobwa arayifite hari ikintu yongera ku mukobwa ku bwiza simbizi kubera ko ntarayishiraho kandi nta nubwo nyikunda iyo ubonye umukobwa w'umunyamurenge uyifite umushira mu ruhe rwego nkeka ko niyenda ashobora kuba ayikunda ariko tuzi ko ntaci yungura ku mubiri byibuza ibyo twambara byose ntago ariko bitwungura urashobora kuyishiraho kubera ko uyikunda cyangwa se ukayishiraho nk'umutako n'ubundi washingira umwana wawe wamuhereza umuhungu ufite amadrede w'umunyamurenge abaye afite umutwe hazima namushingira rasta ntago ari amadrede ushobora no kubona nyindi rasta ntayo afite umuhungu kuri wasutse ibyo tubona hejuru nk'iyi misatsi ntayihuriye n'ubwenge buri mu mutwe ntayihuriye n'ibikorwa cyane abaye afite mu mutwe akora neza n'imyitwarire yiwe ikaba myiza namumuha cyane amumuheza cyane kabisa umukwe w'umurasta cyane yewe ngo ndako Dawidi arangagira ntaho bihuriye rega ntaho bihuriye cyane nuko nandimo nganira na Aline Makeup tuganiriye nk'abantu b'imfura twashizemo discipline nyinshi bizatuvunya kuko twakoresheje ubwenge bwinshi mwakoze kubana natwe reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao ari wakoze nawe wakoze cyane sawa